byabanje muri biracika. Imituno y'urukwavu ntiyabujije ishyamba gushya. Anajya w'umunyamakenga Kananga aramuryoshya aryoshya yemera kumuguriza nubwo amuzi nk'umwambuzi. Umunsi nizere kuri bonye. Oya ntugire ikibazo rwose. Ngiye Kananga wari uzi ubushize n'umunsi haje original. Kananga yemeye ko atanze inzu muri banki Rambere. Gakwaya atanze abagabo. Muri abantu b'abagabo kabisa Kananga murabibonye ngurishije inzu ye kuri miliyoni 5. Yampaye inka. Kananga ararira mu myotsi. Gakwaya aramucucuye na telefone arayijyanye. Kananga abuza yishyura. Kananga baramufunze. Naho kwa Kananga birakomeye. Abana barambiwe kurya imigati nta n'igikoma. Ariko mama tuzajya turya imigati yonyine nta n'igikoma. Umugore wa Kananga akomeje gushaka amafaranga. Indyarya ziraranye ari ebyiri bucya nta yenze indi. Ahubwo urareba ukandeba neza ko n'ubwiza bwa impiranye n'uriya muntu. Keza upinga Manodi cyane. Manodi yamwemereye kumugurira phone nziza. Ngiye kugurira telefone ibikora bya kari kubera iki nabigendanye nawe. Keza yemera gusohokana na Manodi ndetse ararika n'abacuti. Manodi facture mubanye nini ahitamo kubacika. N'abakwete kabisa. Chelsea nawe bazahagira iwabo wawe. Ko guhereza Mutesi make yari afite ubundi arigendera. Intambara mu kabari babuza yo kwishyura. Shadia, waje ukanyereka ya mafoto mwifotoreje ku Kivu ku Gisenyi? Umva mubwire. Nukuri umuvana utazakuza. Ego ko. Ubwo urabona mashini ariyo twapfa nk'abantu b'abavandimwe? Ibyo sibyo nshaka kumva. Hari ibintu byinshi wasiba byankoraho. Ugize umuntu ajyuwa. Cyo nshaka ni ukwibika kandi ntuzongere kuyikuraho. Nari sinzongera kubona ifite. Ego ko, sawa. Mwarimu nako teacher urimo kunyara ko anuta basuhuje. Nabona kukuntu zirabana n'abarimu bagafataho gagira ngo umurokore. Anza wicara ariko tuganira utuje. Nta kibazo rwose. Nawe ubundi se agacupa ntabwo uburokore bugaragarira mu mubare w'amacupa umuntu aba yanyweye ya fanta, ahubwo bugaragarira mu bikorwa by'abantu cyane cyane ko buriya mbese ntanyuze kure urukundo nkukunda nibwo busobanuro bwacu. Nawe ubundi kwanza niba kuzanira akantu ubusoma harya unywa iyihe fanta? Ama, tuvuga bya biryo waduhaye. Cedric azanye abana bagendana nawe barabirya barimo. None bagiye kwiruka bajya gusyaga inyuma. Komana, uyu mwana yarananiye koko. Nk'ubusaba yagiye he? Niko Cedric uvuye? Tembera no kwirirwa uzerana bari abana ukanabazana hano bakarya ibiryo bakabimara ugacura mushiki wawe. Bari abana baruta mushiki wawe. Marambeshyira twabisangiye. Arakubeshyira. Kandi wa mwana wamaze kunanira. Ajya ihangara ndaje nk'ibintu. Claudine! Waje ukareba umuntu ntabwo uba umwumva ko ari gukomanga. Reka murebe.
Ceci ni mwebwe? Yego. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Mwinjira ni karibu. Style. Icara mwicara. Murakoze. Ceci. Umva kuri gusa nabikesha we. Mva mutaromerotse. Warabyibushye wabaye inzobe. Murakoze cyane. Umeze mute se mwewe? Natwe turaho nyine. Diane sara hariko nawe namushakaga ahubwo. Shara hari nyine yarahari ariko se mbwira. Shaka utambwiye za nkuru z'ukuntu bakwamburiye telefone mu kabari. Mva byihorere. Ni inkuru ndende babyumva mu kanya. Reka daguteze. Byihorere ariko nibigenza nabyo birimo hano. Aho se Diane arahari. Shara hari pe ari mu cyumba. Ahubwo ngo baraje. Yewe uragiye kandi nagushakaga. Mbwira bana shere. Mva nyine hari gahunda nashakaga kumfashamo. Nahuye n'ibibazo. Nagiye mu kabari abantu bamamagaye. Njye najyanye telefone y'abandi kwigurisha. Ngezeyo nsanga umuntu wabaguriye yagiye atishyuye. Barayifata barayigwatira. Noneho ukabyara nagira ngo umfashe. Nibicamo ukabantera ubwoba bakayigura. Nzagura kanga. Mva rero mubwira haya ngo witwa nde? Cecile? Yego. Ubuzima niwongera gushaka gukina iyo mikino. Ntuzayinzaneho. Uko no gushaka gutanga ruswa. Nakugira inama yo kubireka burundu kandi. Urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Ntabyo narinzi ko nibyo ngibyo ari ruswa rwose. Waba ubizi, utabizi itegekurira guhana. Ntuzongere. Ubu ruswa yarahagurukiwe n'igisa nayo rwose. Ntuzongere. Urakoze kunyereza mbese nagukorera. Shakurudi, Karabeli wagira amahane. Singira usumva hano mva umutima wendaga kumvamo. Uza amagambo ambwiye. Ariko abantu benshi bazi ko agira amahane pe kandi ntayagira. Ahubwo nuko akunda ukuri kandi uzi ko ukuri abantu bakwanga. Ahubwo rero reka tugende ndumva ngiye gufata umwana w'umuzungu ugiye kuzina. Kandi ubu ngubu nibwo bwa mbere yagera inaha pe. Gahunda ni Visit Rwanda. Ndumva bishyushye. Sawa? Mu rukundo nkunda uruhese director. Sinsobanukiwe pe. Ariko nawe ntukigere nk'umwana. Umuntu mukuru nkawe. Ubundi ni ukuvuga yuko ntuzi ukuntu ukunda gukererera. Nuko mba ntakureba se. Ahubwo ni urukundo nkukunda. Ntabyo nanizi pe. Mbonye inkuru ndibuze kuganiriza umugabo wanjye. Wafite director ari umwana mwiza. No, ubibwira umugabo wawe. Yaguseka cyane. Hari umwana uba director se? Ahubwo amakuru y'iminsi byagendaga. Byagendaga nta kibazo. Usibye ingaruka za Covid zitumereye nabi. Izo zo zizonza abantu benshi. Ariko cyane buriya batazi banga ryuko babigenza. None ukavuga ngo urankunda. Nase kugiye kutigeze umbwira kuri iryo banga ngo nanjye nigeragereze niba. Urukundo rwawe niba ari ibyo. No, buriya nabitekerezaga. Gusa nuko byari bitaracamo neza. Ariko simfite namba yawe. Ndaza kuguhamagara nkubwire. Kuko ahangaha ntawamenya hari abatwumva n'abatatwumva. Ahantu ntiwahizera. Telefone yanjye umukozi yayitaye muri toilette. Rero sinzi ukuntu ushobora kumbona. Cyaka nimba nimero y'umugabo wanjye ukazamubwira n'akambwira. Umugabo wawe se? Buriya se yakeka iki? Umugabo wanjye arafuha cyane, uzitonde kandi nanjye nimero nabona. Ariko urabizi yimwe nzi ko nzabigenza. Wewe Kananga wagisambo. Yes afana. Sohoka. Sohoka. Hano umuntu nyibutse ndiko ndabona ntamuzira. Kwasanga nyibutse ya mafaranga areka murebe nta kundi. Ntabwo ndi. Twambura amafaranga yacu. Manadi yarambwiye ngo arashaka amafaranga ye. Amafaranga? Amafaranga. Uko subanga hanaje nakukira kamwanyoherejeho ukaza mwanyoherejeho. Amafaranga nta mafaranga. Ibyo ngibyo ntibimureba. Na business ye ngo bamuhombeje.
ariko birahindutse hari kondisiyo Okay, iyihe kondisiyo? urabona Gakwaya ureba bamfungishije hano mvuze ngo ndamazina ngo yitwa ngo biracika kintu ushaka umukobwa mwiza urumva naho kundi inkumi n'inkange inkumi nziza ariko uyiha amafaranga ibyo kugenda gushaka kugura inzu yo kugura aha yana shaka iranzu yanjye rugunyuma gre boss manager kumbwira ariko bigenze namara kwishaka iyo nkumi aya amafaranga menshi ubu biracika ariko Gakwaya bamfungishije ngo ndi amazina ndanabikemanga bari kuzakiranze hanze umubwire iyo nkumi igenda igura iyo nzu yanjye urumva kubera ko Gakwaya ntasinyeho ahandi aza kundeba nanjye riri bidaciyemo tubwire manager kandi byashoma ndabizi uriko nta bindi nukumva nangaha setu we Kananga yego fana igihe cyageze nabahaye yego ndakumva baye wangu so yamitsinze Sekade nagukumbuye papa wawe. Ariko mama twatubwiye ngo papa azaza none azaza ryari. Kade rero papa wawe bamuciye amande ya 2,000,000 kandi 2,000,000 ntazo nabona pe. Ni amafaranga menshi. Amawe yesa ntabwo yabura 2,000,000 zo gufunguza papa kubera ntabwo birutwa n'ibihumbi twaguze inyama ejo ubundi. Ako uyu mwana none arasetse urabona mfite amafaranga yo gufunguza papa wawe koko. Ahaha. Gakwa? Bimeze bite? Sasa. Amakuru yawe se? Ndashima Imana. Mba nagushakaga nagushobora kubyumva. Rahira. Umva ngo ufite ikibwiro none. Ngambwira rero sha. Umva rero hari gushaka kugura. Bambwe ko ushobora kuyindangira. Ngo yina nziza cyane iceka. Imeze tese. Dushe na toilette mu nzu. Ziza nyine. Wembwira amazu yose ndayafite ni inzu imeze ite? Iri mu gipangu cya yonyine. Dushe na toilette mu nzu. Mbasinkunda kajagari nawe urabizi. Wagira ngo waruzi yo mfite. Niyo ngiyo neza ifite amakaro. Ibyumba 4, salo, saramanje, dushe na toilette mu nzu ni igipangu parikingi 8. Mana yanjye urabona umukobwa wanjye rero. Nandi hanakwiye kuba. Yego. Cedric rero mwana wanjye. Ndashaka rero kuzajya uguma ahangaha ukita kuri mushiki wawe. Mu gihe nzajya mba nagiye gupagasa. Ako mama nawe urasetse. Sinshobora kuva mu ishuri singiye kuba marine. Ubundi suriga ngo bizagende bite. Ubu sintare kwitiza nagiyobora ishyamba. None se mama maze gutera amashyamba ngaho nzayobora n'intiga. Agatsinda kagira amagambo nk'aya se koko. Ariko wa mwana we ndakubwiye ngo ujye wicara hano kugeza igihe nzabona amafaranga ugasubira kwishura amashyamba ngahe. Ubundi se urashaka kwiga ngo uvumbure umuti wa corona. Ariko mama urasetsa rwose ubwo si corona iza gutera ku isi hari injiji nkanjye n'abahanga bariho bavumbura ukuntu wayirinda n'ukuntu yandura. Ubise niba ari amatongo gusa. Ariko mana yaje agatsinda kagira amagambo nka radi. Direct rero wakoze cyane ndabona bwije. Reka ngende umugabo wanjye ataza kugira ngo arahandi hano nanyuze. Sawa. Umugabo wawe arafuha. Nashaka fureke. Icyo nzi cyo nuko nzagera ku ntego nge niyemeje. Ntacyo. In my life was the first time for the 3 days I flew to Australia to London to South Africa to Kigali, but I loved how Rwanda has the best service ever. Ngize imana nkubona umuntu njyana mu ndege nimba namuhereza iki mana simbizi pe. Plain mail ariko ubundi mute no kuvuga ko ibintu byose ngukorera utabona ko ngukunda ko ku buryo wagenda utereta bongo bose ubone. Nari ahantu nokesheje inkoko ndavuga ati aho kuyirya njyenyine nayisangiye n'umuntu dukorana nkawe naba ndi igisambo. Ahubwo uzitonde umugabo wanjye arafuha cyane. Umugabo wawe arafuha? Nashaka fureke. Icyo nzi cyo nuko nzagera ku ntego nge niyemeje. Ntacyo.
mbaraga nkubwira ubuzima niwongera gushaka gukina iyo mikino ntuzayinzane tuvuga bya biryo waduhaye Cedric azanye abana bagendana nawe barabirya barimo mama arambeshyira twabisangiye arakubeshyira kandi imico isigaye waradukanye wa mwana we ni kubwo nta soni uba ufite kuba wereza ubusa umuntu azajya ahaha narangiza abwirirwa ngo inshuti zawe Manadi yarambwiye ngo arashaka amafaranga ye. Amafaranga? Ariko mane gasa nuko ndimo hano uburoje guteka imitwe ya kabiri hanga haku nteke n'imitwe. Hari umukire wazengerejwe na murumuna we kubijyanye n'imitungo ashaka ko tumumukiza. Uri seriye ako kazi tugakore? Mani ko numva wagira ngo uri gukina filime mani. Ubwo nabyo tuzabishobora. Uko kugiye kunsiga. Nifuzaga ko amateka yajya akadomo uyu munsi yarandembeje umuntu mbwira diro ntayo Sheri hari ikintu nshaka ko tuganira umva ngenda ndarambiwe numva ndarambiwe Iki se kandi ko ufite umushinga? Oya ndarambiwe Bigenze bite se kandi? Kwihangana birananiye ni gute ushobora kumara icyumweru kimwe ukwezi kugashira nta kintu mbajije turarana mu buriri bubu Ako se nta kintu nkubajije jyewe nzinduka njya mu kazi na n'ubu ntureba ibintu ndimo oya makuru yose niwe babansaba buri munsi umbwira akazi buri munsi ukambwira akazi buri munsi ukambwira oya ndarambiwe nza ninaniriwe yewe sibyo ibintu mba ndimo rwose nibyo byaritubaje so kugira ngo dutere imbere none se sheri urumva twakora iki oya urambwira niba ndi ibibazo unegure hano tubimenye abashyitsi bajya baza bambone ndi ibibazo hari umuntu yitabye ahubwo reka muvugishe itaba urambwira ariko gazananiwe Halo? Wisheri? Vitesse? Umva, yadira twapanze. Mbabarira rwose ngiye kumworeza ahantu kure. None ku buryo saa biba birangiye. Ntago bahari. Umva, teka akamoto, mbabarira teka akamoto. Reka mpite muhura agende. Erega we ntabwo nkubeshye banguka fata akamoto okay sawa Sheri ndi kuri telefone cyakireka cyakunze ahubwo ibi neza noneho byari uretse nkubwire ntukazo reka Sheri ndagukunda umva ko noneho ngiye guhita nkubwira akantu keza kunde cyambaye gutya ahubwo umva nazibanze dakomanya amahembe rega reka nkubwire ikintu kimwe ndashaka ko wambara ukajya City Tower kugira ndashaka ko ujya kugura amagi ese ubona upfa n'ihe kipe mbwira nta kibazo mbwira Sheri umva gira ku buryarya ibyo kipe subizanya rega burya yewe umugore wanjye nkunda kumenya ibintu akunda byose nibyo byiza Sheri abajya mu ndi ndyarya hamwe gute se oya mbwira umva se ukunde ikipe mbara mbwire mfana Rayon Sport yego Rayon Sport umva ngiye ko kugura amagi ya Rayon Sport umweru n'ubururu ahubwo siko bishatse nawe usetsa oya umweru n'ubururu ndashaka ko ninjoro turya amagi y'ikipe ufana niko bimeze nese Sheri abagira ubururu abaho wowe uko bizi abaho cyane muri iyi minsi kubera inkoko zisigaye ziriho nyinshi hari amagi y'inkoko umva amakipe yose ufana ariko wowe ufana Rayon Sport ndashaka ko noneho uyu munsi turi umureti wa Rayon Sport ufana ndagukunda nese amagi ndakura he bidatinze ugomba kujya City Tower kuzana amagi y'ubururu umwe City Tower hano nkajya kugura amagi City Tower ni hari gute City Tower y'ubururu n'umweru ariko nawe wabishatse urasetsa ndagukunda ngamaye amafaranga nyaruka mpereza yashaka ahubwo sibyo wowe ugende utege imodoka ugende ugura amagi witonze ugaruke
urumva duteka mbe hano njye sititaba kugura amagi yonyine cyane rwose sawa ikibazo sheri reka ngende ubanguke sawa bye bye dusigare ku rugo okay agende nubundi nari nabuze ko yego sheri umva wino none yagiye banguka none namutumye hakora banguka gira vuba umva twidagadura none ariko uriya se ntabwo namukina imana banguka gira vuba yego sheri banguka rwose banguka twisanzure ariko se uriya mugabo amagi y'ubururu akusiko ndakajije inkoko amagi y'ubururu hano sititawa bihurira he kandi hutihuti sasanzwe abinota ya 5 mu ntoki ze karayamaye oya ariko na telefone nari nyibagiwe reka nza ariko mbanze neka amakuru kamanza utake telefone banguka rwose banguka twisanzure yagiye kure yagiye banguka fata akamoto banguka fata akamoto banguka ndagutegereje reka ndakunda umva banguka moto nyana kure gira vuba okay reka ndagutegereje sawa nzakuzirane ko umva nzakumurgaze babi nagusigura ikimu nese safuriya y'icumi ndasha ari kure kansi se mwana reba amasaha nageze no kuri kwimana nta kintu na kimwe ndabona ubuzima rero tuzabushobora uragira ngo dukore iki koko ntago bishoboka rwose none saa 10 zirageze nta muntu n'umwe turabona kandi n'uba wanshutse ngo tuve mu rugo tujye gushaka umugati muri ariko buretse shaka hari umuntu mbonye nta muntu uri kubona ara hepfo uramukire uriya rero tumwigire muhungu wanje tubikore guta dore ukuntu imeze dore mfite birana ufite biriye ngiye kujya nkubwira ati Yesu yaravuze ngo ushaka umurongo muri biriya wuzusa okay nanjye ngo ninkubwira ngo Yesu yaravuze nanjye nkusuza ndi murongo muri Bibiliya kongeye twariye sha uretse kagendana nzakagendana gakiza kinana mwene data muraho ko ntabamenyeza turi abakozi b'Imana dukorera muri no zone Imana yadutumyeho ngo tukubwire ubutumwa bwiza yabatumye ngo kize mugenzi wanjye yakumbwirira uko Haleluya. Amen amen. Amen. Yego mumeze neza. Turashima. Ntago watumenye nibyo koko turabakozi b'Imana dukora muri iyi zone. Imana yakuntumyeho ndabona usa nk'umuntu Imana yantumyeho. Ntago ufite umugore utwite mu Kristo mwene data. Ndamufite. Icyo kintu kinsubiza igishimangire. Ndagifite. Uragifite. Nakubonye ndakumenya. Amen. Haleluya ariko. Amen. Amen. Uheruka mu rusengero rya rifite yacu. Hashize igihe nabibonye. Ariko ibibazo byawe umenye ko bigiye kurangira uno munsi. Amen. Imana yaravuze ati umuntu nagukubita urushyi ku itama ry'ubumoso uzamuhe n'iburyo naha kubita inshuti yanjye. Oh no. Imana yaravuze ati nubura ubwenge n'Imana izakora. Ameze neza. Kono bukesha nabamenya ko Covid yakugezeho. Nese wa mugabo we iyo Covid ije tuma abantu badacya. Uroshe ari kubwira ubu ngo akanyamuneza mineza mfite. Zane binazigurishije. Ba abantu bacungaga sasa zigeze bakaza kuzogama iwacu ntibazagaruka ni imyanya yonyine yacu rero ukureba bisigaye muri iyi nzu. No nabushaka kanga abashyitsi bazajya baza. Aya abashyitsi bare baretse. Bazagendwa nirubaho rero. Oya hano si muri gare bajye muri gare birirwe.
ikindi tugomba kwirinda rega na covid ntabwo mbese kwirinda bizaca abashyitsi mu rugo aya ntabwo gusurana byemewe muri ibi bihe bya covid ahubwo ukuntu gahunda imeze rero ubu ngubu abagabo rega barasimba nanabashyira amakenga abantu bacungagiye bakaza kudusura koko neza ugira ngo barinde uruhare bwo baza bagomba kuza amara ahubwo ukuntu gahunda imeze n'abavugutiye umutungo bose bwa bugabo bwose bwizana hano wewe bureke ni sawa amakuru ni neza kirimo se kirimo cyangwa nkanyuze muri postara ndabona akazi kakwishe meze neza ariko turaburanye cyane ase ubwo bugabo waburetse igihe cyose ubugabo bugutwaye iki koko kandi wamugombona uzirushye ariko njya mwihorera ndakizi shabyihorera ase ubwo igihe cyose n'ubugabo nta kindi kintu gikwamukama kandi wamugombona uzirushye ushatse wagirekera ukarekera ubugabo bw'abandi n'ubugabo nyine bureke ntazabura ko imana izana ase igihe nabwiye ngo rekera ubwo bugabo ntabwo wumva ariko nkuri kuzigora n'akazi kawe buretse no. mbese mwari uri muri hano sheri ni ukuri rwose abashyitsi reka ni umugisha ugize ngo ni ukuri byibutse ko ari umugisha ni ukuri abashyitsi ni umugisha ahubwo dore ni intebe nizahari umushyitsi rwose nushaka umwakira no mu cyumba nese ko intebe twazigurishije nanjye ubu nari ngiye kuragira inka utugabo bavugaga ni twebwe oya ariko nta se utugabo urabona umuntu nkawe nakwita akagabo ariko mujye mumenya no gutebya koko aya njye nanegira kuragira inka rwose ni kare no uziko namenye ko muri hano kare ngani mwakira abashyitsi nanjye harano nari ngiye kuragira dore n'inkoni nari nyishokanye ko njye kuragira inka
tugende. ndawuriye pepepepepe ngo ndi umutubuzi kabuhariwe byahe nta n'usura umugore abandi baba baramutwaye ndabizi kabisa ubona ari mwiza atese shaka ntahiye rubanda ko ndagashyira kandi kahise bagara ko umugore wanjye ndamubuze nta muntu usura koko mbega isheni mbega inzara hapapapa kanakumira ko madama nyange ndi umutubuzi wa he ndarikombye kabisa sha ndabakwete kabisa ubu Chelsea nawe bazahagira iwabo wabo. Kabisa ubu Chelsea nabo bazahagira iwabo wabo. Naje kureba umugabo wanjye ufungiye ahangaha. Ninde? Kananga. Yaje gihe ki? Yaje mu kanya. Gusa turagisambura. Komeza. Amakuru y'iminsi ndabona nyine umeze neza. no kugira ngo n'ubundi ari uyitwaje uyafashe ngiye kuzana amafaranga kuri ATM urabona ni abakiriya bariya abantu bose ngewe nyine ubanguke basi sibyo se sawa merci
mwagize ibihe byiza se oya nta kibazo mwihanga turabikosora kuko urabizi natwe kubaha serivisi nziza ni inshingano zacu none ni ndiri bwishyure urabizi neza ko ugiye kuyazana kuko turabona komande yanyu itangiye kujya hejuru twagira ngo tumenye ngo ninde uri buze kwishyura turakireka kuko tubona n'amasaha yagiye sibyo Tukaba rero mugenda mutukorera bana komande tumye koko nazabazanye amachips n'abazanye sibi n'ibiki ntabwo tuzagaruka aha ngaha frema rwose baramongera ndabwira umusevera abongera sibyo mugire ibihe byiza rwose nacyo mutuze mwumve ko nari iwanyu sibyo uyu mukobwa ra uri kugira ibihe byiza se birashimye wawe se n'umuvugisha nanyime mpamagare uvugane ashobora kubangiza wenda Nabwiri gucamo. Nabwiri gucamo. Kuko namba tadi. Reba neza neza byose. Ziri gucamo. Reba neza ushobora kumva imibare ituzuye cyangwa imibare itari. Ndabona izi ngizi aho gufata kanze mwihamagara ndumva ntazi wasubira. Ese agiye hano hafi? Agiye hafi agiye kuzana kashi mfitiye ikibazo. Twategereza abakiriya muri abantu dukunda cyane twamutegereza twakomeza kunyine muramutegereje ese mu telefone utari gushoboye ndagize akabazo muramushira nta kibazo mukomeze kuryoherwa Oye kananga ndakumva fani wumva baragushaka yego fani madam mani ngiye neza namaranyibutse pe imyaka arishize naho nzahava nabyumvise ariko se wakoze ndavuga abantu ko nakubazi ko harambeshye baramfuye aha ngaho rero mo amafaranga yo guhahira abana bawe kuki amafaranga asuba ngafite amafaranga uzi ko mfunze iyo umuntu afunze n'amafaranga wafunze ariko naho amafaranga mudamu kurusha amafaranga arahari rwose sinakubeshya urabizi aha mbabara ndakuzi kurushaho kwibyarira ninde se ukubeshya oya ni ishyari urabizi abantu baranga ubusa umaze kangaho udatahamo kandi ifunze se nataha gute kandi ifunze ahasanga n'ubundi warayanywereye ubu ngubu abagabo baragutwaye niyo mpamvu ubwira nabwo wishakiye ahaha namaze nakubyibuha itotohera ihorere wabyibira se kunza mbwira amakunyere biza neza maze reka kumbeshyira naho urabizi ko n'ibiri aha ngaha no kundenganya urabizi kuri kwanjye ese ntuzi ko nta makuru ntayo nayinjira abana barenda kwicwa n'inzara abana bari aho akibyo muzaniye ni byo inzira ugenda ariko ujya unsura ujya kureba umugabo n'ubundi abandi bantu bo kubakuru ubu ni urwanjye bimenye nzagusura ariko nawe ugire kurutaha ahubwo nisengera cyane uretse umugabo azaze urabona rero amasaha ageze ibyo umubajije kwiga kandi ugiye gufungura sibyo ubu gahunda imeze urabona ko utari kwishyura oya tuze tugiye kuba muri ibintu byose telefone
kwambwiye ko nta murumuna wawe ugira kandi hano hakaba haje umugabo uri kumwe na mama mu cyumba bimeze bite uramuzi ntabwo muzi ndetse ni ikigabo kinini cy'igikara mu maso mba mwihorere ntugire ikintu na kimwe ukora ndaje mbambara undi ko utahe mbabara utahata gusanga hano kuri kunyama kandi ntabwo ubona ko ariko nari nyigukiye oya mbabara utahe utahata gusanga nubwo atari nijoro ntawamenya mbabarira wambare ugenda ataraza bawe nari nyigukeneye yesu we umva mbabarira ujye umenya ko ndi umugore w'umugabo rero mbabarira utahe ugende aza ryari se aza nijoro ariko nta kanyabuje ntawamenya umva wambara ugaruka ukagenda koko gusa nari nyigukeneye n'ukuri oya mbabara ugenda atagusanga hano none se ubundi ubu koko iminota nk'itanu twongeye umva ndakubwiye ngo mbabarira ugende mbabarira ugende nta kindi ndi kugusaba sibyo bose ndumva kugenda none usubukwe umva mbora utansenyera oya ndakwinginze mbabarira ugende icyo ashaka ntiwakibonye se ngaho ugenda cyakoze adufashe ibyo cyaba ari ikibazo nubyumva se ngaho rero genda utaha nzagaruka ntuzandaburize sawa tuzabyigaho ariko genda ako nta kibazo ndizera ko ubyumva sibyo ngamba urugendo sheri none si ukweli kuko umva nakubwiye ngo mbabara uhaguruka ugende ni ukuri kose mfa iminota 5 asi 5 y'iki iyo naguhera guhagije mbabarira ugende kandi igihe naguhere ugende mbabarira ugiye kunsenyera bimeze bite utashye karese byagenze narambiye ku kazi nari mbonye umuntu ukoresha insecticide nabonere ko waza mu kazirambere ase wakiana nyawasa wowe mbabarira do insecticide nimwe ku kazi ndabizi niba imbeba zaraturembeje mbabarira kabisa mbabarira banza oya mbabarira nese ubwira uko ari kubiki rero zirambeba none burangwa insecticide ziteye irahagije ejo no kuzishakira urusenda ako banano imbeba nizatumye mva mu kazi none waroze karekese ubu si ibintu zangiza kugira ngo costume zariye wayitoragura mwese kunyeza rire zaragarutse umugabo uratangaye numva ibyo bitari ngombwa pe kuri njye byari ngombwa aha ase wagiyumba barakuza kare nta kintu bivuze oya zari zamuje amahoro kuzikurarana n'imbeba mu nzu zitishyura inzu asibyo bivuze iki wagombaga kurindira ukazweka nimugoroba ntabwo nzishyurira inzu zizajya n'ahandi akusha nawe urakabya ni ukuri kw'Imana nakubwira ejo nzazicanira imbabura zihata urusenda noneho ariko harimo n'ubugome simbeba gusa ntabyo ubugome njye nakugira ubugome njye nishingiye imbeba z'i Kigali zose ariko wagiye umbabarira cyane imbeba ze zigutwaye iki ase uri kureba iki ntiwakumvisha ikiganiro ndi kukubwira What? Run. Byabanje muri biracika. Imituno y'urukwavu ntiyabujije ishyamba gushya. Anajya w'umunyamakenga kanangara muryoshya ryoshya yemera kumuguriza nubwo amuzi nk'umwambuzi. Umunsi nizere kuri bunye. Oya ntugire ikibazo rwose. Ngiye kananga wari uzi ubushize no munsi haje original. Kananga yemeye ko atanze inzu muri banke Rambere. Gakwaya atanze abagabo. Muri abantu b'abagabo kabisa Kananga murabibonye ngurishije inzu ye kuri $5,000,000. Yampaye inka. Kananga ararira mu myotsi. Gakwaya aramucucuye na telefone arayijyanye. Kananga buza yishyura. Kananga baramufunze. Naho kwa Kananga birakomeye. Abana barambiwe kurya imigati nta n'igikoma. Ariko mama tuzajya turya imigati yonyine nta n'igikoma. Umugore wa Kananga akomeje gushaka amafaranga. Indyarya ziraranye ari ebyiri bucya nta yenzi indi. Ahubwo urareba ukandeba neza ukabona ubwiza bwa impera nyiruriye mu Keza upinga Manodi cyane. Manodi yamwemereye kumugurira fone nziza. Ngiye kukugurira telefone ibikora byatari kubera iki nabigendanye nawe. Keza yemera gusohokana na Manodi ndetse ararika n'abacuti. Manodi fagitire mubanye nini ahitamo kubacika.
n'abakwete kabisa ubu Chelsea nawe bazahagira iwabo wabo ko guhereza Mutesi make yari afite ubundi arigendera intambara mu kabari babuza yo kwishyura. Shadia, waje ukanyereka ya mafoto mwifotoreje ku Kivu ku Gisenyi? Umva nkubwire, nukuri umuvandimwe utazapfusha. Egoko, ubwo urabona mashini ariyo twapfa nk'abantu b'abavandimwe? Ibyo si byo nshaka kumva. Hari ibintu byinshi wasiba byankoraho. Wigize umuntu ajya cyo nshaka ni ukwibika kandi ntuzongere kuyikuraho. Na rimwe sinzongere kubona ifite. Egoko, sawa. Mwarimu nako teacher urimo kunyara ku bantu utabasuhuje. Nabona ukuntu zirabana n'abarimu bagafataho nkagira ngo umurokore. Anza wicara ariko tuganira utuje. Nta kibazo rwose. Nawe ubundi se agacupa ntabwo uburokore bugaragarira mu mubare w'amacupa umuntu aba yanyweye ya fanta, ahubwo bugaragarira mu bikorwa by'abantu, cyane cyane ko buriya mbese ntanyuze kure urukundo nkukunda nibwo busobanuro bwacu. Nawe ubundi kwanza niba kuzanira akantu ubusoma harya unywa iyihe fanta? Ama, tuvuga bya biryo waduhaye. Cedric azanye abana bagendana nawe barabirya barimo. None bagiye kwiruka bajya gusyaga inyuma. Komana, uyu mwana yarananiye koko. Nk'ubusaba yagiye he? Niko Cedric uvuye? Tembera no kwirirwa uzerana bariya bana ukanabazana hano bakarya ibiryo bakabimara ugacura mushiki wawe. Bari abana baruta mushiki wawe. Marambeshyira twabisangiye. Arakubeshyira. Kandi uwo mwana umaze kunanira. Ajya ihangara ndaje mukibintu. Claudine. Waje ukareba umuntu ntabwo uba umwumva ko ari gukomanga. Reka murebe. Ceci ni mwebwe? Yego. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Mwinjire ni karibu. Style. Icara mwicara. Murakoze. Ceci. Umva kuri gusa nabikesha we. Umva mfutara umerotse. Warabyibushye wabaye inzobe. Urakoze cyane. Umeze mutese mwewe natwe turaho nyine. Diane sara hariko nawe namushakaga ahubwo. Shara hari nyine yarahari ariko se mbwira. Shaka utambwiye za nkuru z'ukuntu bakwamburiye telefone mu kabari. Umva byihorere. Ni inkuru ndende babyumva mu kanya. Reka daguteze. Byihorere ariko nibigenza nabyo birimo hano. Ahubwo se Diane arahari. Shara hari pe ari mu cyumba. Ahubwo ngo baraje. Yewe uragiye kandi nagushakaga. Mbwira bana siyere. Umva nyine gahunda nashakaga kumfashamo. Nahuye n'ibibazo. Nagiye mu kabari abantu bamamagaye. Njye najyanye telefone y'abandi kwigurisha. Ngezeyo nsanga umuntu wabaguriye yagiye atishyuye. Barayifata barayigwatira. Noneho kabyara nagira ngo umfashe. Nibicamo
ukabantera ubwoba bakayigura nzagura akantu. Umva rero mubwira haya ngo witwa nde? Cecile? Yego. Ubuzima niwongera gushaka gukina iyo mikino ntuzayinzaneho kuko no gushaka gutanga ruswa nakugira inama yo kubireka burundu. Kandi urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Ntabyo narinzi ko n'ibyo ngibyo ari ruswa rwose. Waba ubizi utabizi itegekurira guhana. Ntuzongere. Ubu ruswa yarahagurukiwe n'igisa nayo rwose. Ntuzongere. Urakoze kunyereza mbese nagukorera. Shakrodi, Karabeli wagira amahane. Singira usuva hano mva umutima wendaga kumvamo. Uza amagambo ambwiye. Ariko abantu benshi bazi ko agira amahane pe kandi ntayagira. Ahubwo nuko akunda ukuri kandi uzi ko ukuri abantu bakwanga. Ahubwo rero reka tugende, ndumva ngiye gufata umwana w'umuzungu ugiye kuzina. Kandi ubu ngubu nibwo bwa mbere yagera inaha pe. Gahunda ni Visit Rwanda. Ndashyushye. Sawa? Mu rukundo nkunda uri wese directeur. Sinsobanukiwe pe. Ariko nawe ntukigere nk'umwana. Umuntu mukuru nkawe. Ubundi ni ukuvuga yuko ntuzi ukuntu ukunda gukererera. Nuko mba ntakureba se. Ahubwo ni urukundo nkukunda. Ntabyo nanizi pe. Mbonye ubundi uze kuganiriza umugabo wanjye. Wafite directeur umwana mwiza. No, ubibwira umugabo wawe. Yakuseka cyane. Hari umwana uba directeur se? Ahubwo amakuru y'iminsi byagendaga. Byagendaga nta kibazo. Usibye ingaruka za Covid zitumereye nabi. Izo zo zizonza abantu benshi. Ariko cyane buriya batazi ibanga ry'uko babigenza. None ukavuga ngo urankunda. Nase kugira igihe utigeze umbwira kuri iryo banga ngo nanjye nigeragereze niba. Urukundo rwawe niba ari ibyo. No, buriya nabitekerezaga. Gusa nuko byari bitaracamo neza. Ariko simfite namba yawe. Ndaza kuguhamagara nkubwire. Kuko ahangaha ntawamenya hari abatwumva n'abatatwumva. Ahantu ntiwahizera. Telefone yanjye umukozi yayitaye muri toilette. Rero sinzi ko ushobora kumva. Cyaka nimba nimero y'umugabo wanjye ukazamubwira nawe akambwira. Umugabo wawe se? Buriya se yakeka iki? Umugabo wanjye arafa cyane, uzitonde kandi nanjye nimero nabona. Ariko urabizi yibe nzi ko nzabigenza. Oya Kananga wagisambo. Yes afana. Sohoka. Sohoka. Hano umuntu nyibutse niko ndabona ntamuzira. Kwasanga nyibutse aya mafaranga areka murebe nta kundi. Ntabwo nzi. Atwambura amafaranga yacu. Manadi yarambwiye ngo arashaka amafaranga ye. Amafaranga? Amafaranga. Uzo banga hanaje nakukira kamwanyoherejeho kazi mwanyoherejeho. Amafaranga nta mafaranga. Ibyo ngibyo ntibimureba. Na business ye ngo bamuhombeje. Ariko birahindutse. Hari condition. Okay. Iyi condition. Urabona gakwaya ureba bamfungishije. Hano mfise ngo ndamazina ngo yitwa biracika. Kiyo nshaka umukobwa mwiza. Urumva? Naho kundi inkumi n'inkange, inkumi nziza ariko. Uyiha amafaranga bize kugenda gushaka kugura inzu yo kugura. Yana nshaka iri nzu yanjye. Rukunyuma. Gre boss manager kumbwira ko bigenza. Namara kwishaka iyo nkumi, yaha amafaranga menshi. Uwo biracika ariwe gakaba bamfungishije ngo yindi amazina ndanabikemanga bari kuzakiranze hanze. Umubwire iyo nkumi igende igura iyo nzu yanjye. Urumva? Kubera ko gakwaya ntasinyaho ahandi. Aza kundeba nanjye biri bidaciyemo. Tubwire manager kandi byashoma ndabizi. Uriko? Nta bindi. Nukumva nangaha setu. We Kananga. Yego fana. Cyageze nabahaye. Yego ndakumva baye wangu. Soza shamitsingi. Sekade nagukumbuye papa wawe.
ariko mama twatubwiye ngo papa azaza none azaza ryari Kade rero papa wawe bamuciye amande ya miliyoni 2 kandi miliyoni 2 ntazo nabona pe ni amafaranga menshi nawe neza ntabwo yabura miliyoni 2 zo gufunguza papa kubera ntabwo birutwa n'ibihumbi twaguze inyama ejo ubundi ariko uyu mwana none arasetse urabona mfite amafaranga yo gufunguza papa wawe koko ahaha Bakwa bimeze bite sasa amakuru yawe se ndashima Imana nagushakaga nagushobora kubyumva Rahira umva ngo ufite iki diro none ngaho mbwira rero sha umva rero hari gushaka kugura bambwe ko ushobora kuyindangira ngo yina nziza cyane ceka imeze itese dushe na toilette mu nzu ziza nyine amazu yose ndayafite ni inzu imeze ite iri mu gipangu cyawe yonyine dushe na toilette mu nzu dusinkunda akajagari nawe urabizi wagira ngo waruzi iyo mfite niyo ngiyo neza 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 ifite amakaro ibyumba 4 salo saramanje dushe na toilette mu nzu ni igipangu parikingi 8 mana yanjye urabona umukobwa wanjye rero nandi hanakwiye kuba yego Cedric rero mwana wanjye ndashaka rero kuzajya uguma ahangaha ukita kuri mushiki wawe mu gihe nzajya mba nagiye gupagasa ariko mama nawe urasetse sinshobora kuva mu ishuri singiye kuba marine ubundi se uriga ngo bizagende bite ubu sintare ko itize ntabwo iyobora ishyamba none se mama umaze gutera amashyamba ngaho nzayobora niniga agatsinda kagira amagambo nk'aya se koko ariko wa mwana we ndakubwiye ngo ujye wicara hano kugeza igihe nzabona amafaranga ugasubira kwishyura amashyamba angahe ubundi se urashaka kwiga ngo uvumbure umuti wa korona ariko mama urasetsa rwose ubwo si korona iza gutera ku isi hariho injiji nkanjye n'abahanga bariho bavumbura ukuntu wayirinda n'ukuntu yandura ubu isi niba ari amatungo gusa ariko mana yanjye agatsinda kagira amagambo nka radiyo Direct rero wakoze cyane ndabona bwije reka ngende umugabo wanjye ataza kugira ngo harahandi hantu nanyuze sawa umugabo wawe arafuha nashaka afureka icyo nzi cyo nuko nzagera ku ntego njye niyemeje ntacyo Ndameze neza ukuntu ubukesha nabamenya ko covid yakugezeho nese wa mugabo we iyo covid ije ituma abantu badacya uroshe ari nkubwira ubu ngubu akanyamuneza mineza mfite za ntebe nazigurishije ba abantu bacungaga saa sita zigeze bakaza kuzogama iwacu ntibazagaruka ni iyi myanya yonyine yacu reba uko ureba isigaye muri iyi nzu noneho ntabwo ushaka kanga abashyitsi bazajya baza aya abashyitsi bari baretse batagendwa n'irubaho rero oya hano si muri gare bajya muri gare birirwe ikindi tugomba kwirinda rega na covid ntabwo nese kwirinda bizaca abashyitsi mu rugo aya ntabwo gusurana byemewe muri ibi bihe bya covid ahubwo ukuntu gahunda imeze rero ubu ngubu abagabo rega barasimba nanabashyira amakenga abantu bacungagiye bakaza kudusura koko neza ugira ngo barinde uruhare bwo baza bagomba kuza amara ahubwo ukuntu gahunda imeze ukuntu gahunda imeze n'abavugutiye umuti ubu ngubu bose bwa bugabo bwose bwizana hano wewe bureke ni sawa amakuru amakuru ni neza kirimo se kirimo cyane nzakanyuka nkanyuze muri posita ndabona akazi gakwishe meze neza ariko turaburanye cyane ase ubwo bugabo waburetse igihe cyose ubugabo bugutwaye iki koko oya kandi wa mugombono uzibi oya ariko njya mwiborera ndakizi shabyi orera
asebwa igihe cyose n'ubugabo nta kindi kintu gikwamo nawe kuzawuhari se kandi wa mugabo mbona uzira ushatse wagirekera ukarekera ubwo bw'abandi n'ubugabo nyine bureke ntazabura ko Imana izana asigiye nabwiye ngo rekera ubwo bugabo ntago wumva ariko muri kuzigura n'akazi kawe buretse mbese mwari uri muri hano sheri ni ukuri rwose abashyitsi reka ni umugisha ugize ngo ni ukuri ntubyibutse ko ari umugisha ni ukuri abashyitsi ni umugisha ahubwo dore n'intebe ntizihari umushyitsi rwose nushaka umwakira no mu cyumba rese ko intebe twazigurishije nanjye ubu ngiye kuragira inka utugabo bavugaga ni twebwe oya ariko ntawe se butugabo urabona umuntu nkawe nakwita akagabo ariko mujye mumenya no gutebya koko aya njye nanegira kuragira inka rwose uziko namenye ko muri hano akira abashyitsi nanjye hano nari ngiye kuragira dore n'inkoni nari ngisohokanye ko njye kuragira inka Run.